yorobeka ukancisha muri ibi bibazo byose nawe shiri gutuza kuncisha mu bibazo bimeze kugucisha mu bibazo shiri uzibigeragezo nagize kubera wowe. So guys, konye ko twabaye ikaze kuri filime yacu Umukirire Wumumillionare, kandi namwe mukurikirana ibiganiro byose biri guca hano kuri channel. Turabashimira muri abantu b'intwari. Ese uratekereza kuba filime yacu Umukirire Wumumillionare episode ya 31 ku munsi w'ejo tutayibahaye si ikibazo gikomeye cyane, gusa kuba turi hano tugiye kuba twabagezaho amakuru meza yerekeye kuri filime yacu Umukirire Wumumillionare. Mwe bakunze muyikunda ndetse mukaba munashikira umunsi ku munsi. Icyo tubasaba rero nimba mugeze hano kuri channel, niba mushaka kuba mwakurikirana amakuru yose yerekeye kuri filime yacu Umukirire Wumumillionare, ntuve hano kino kiganiro kitarangiye. Icyo tugusaba rero wowe wageze hano, reba nimba kanze kuri buta subscribe n'utareka ndo wekanda kujya kujyana ibiganiro byose batwara turi gutegura umunsi ku munsi kuri filime yacu Umukirire Wumumillionare. Kandi wowe wabugeze hano kuri channel bwa mbere, tuguhaye ikaze mu muryango mugari w'abakunzi ba filime yacu Umukirire Wumumillionare. Murabizi ko aho twasoje episode yacu ya 30 twayisoje ahantu umuntu witwa Alice noneho yakaniye Cedric bya danger, ashaka kuba yamukatira ku bubi no kubwiza, kubera ko Cedric yaranze kuba yamubyiza ukuri mbere hose, kubera ko Cedric yaje yigize umukene karundura kandi afite amafaranga, kubera ko yanze kuba yagaragaza ko ari umukire mbere hose, akaba yabigaragaje amazi yarenze inkombe. Ese uratekereza ko muri episode yacu ya 31 ya filime yacu Umukirire Wumumillionare biraza kuba byagenda ute? Uratekereza ko ba Cedric none yamenyeje amakuru akamenya ko umuntu witwa Sharomo ari we wamuririye imitungo, akamenya ko ari nawe warashimuse Alice kugira ngo abe yamukuraho buri kimwe cyose afite? Uratekereza ko biraza kuba byagenda gute wowe ukurikirana filime yacu Umukirire Wumumillionare? Dani nawe yamaze kuba yakira amakuru ko Cedric ari musaza wa kamishiriwe, ndetse yamaze kuba yakira amakuru ko Cedric ari we chairman wa company Bokoramo. Ese uratekereza ko noneho biraza kuba byorohera Cedric kugira ngo ibintu yatakaje yongera bigaruze? Yamaze kuba yamenya umuntu wamutetseho imitwe akaba yamwambuye imitungo ze. Ese uratekereza noneho biraza kuba byagenda ute? Alice we twamaze ko twabona ko yakaniye adashaka kuba yumva n'ijambo na rimwe riva muri Cedric rimubwira ibyo kongera kuba biyunga, kubera ko yamubeshe igihe kinini cyane, kubera ko yanze kuba yamubwira ukuri kose kubijya mbere kuva kwitangiriro. Ese uratekereza ko noneho Alice kuba yarakaye bene kano kageni, kuba afashe umwanzuro wo kuba yareka Cedric akagenda wenyine, kubera ko yakoze ikosa ryo kuba yaza yigize umukene ntaze yigize umukire, kugira ngo wenda arebe ko Alice adakunda imitungo, arebe ko Alice niba amukunze yaba amukundiye uko ari. Urabona noneho bitavuyemo ingaruka zikomeye cyane zo kuba yanakatirwa. Ese uratekereza ko Alice arongera agarura agatima inyuma yongera atekereze kuri Cedric? Ese uratekereza biraza kuba byamworohera kugira ngo Cedric yongere yiyunge na Alice? Guys, ngo tuvugana Cedric we akomeje kuba yajya mu mazi abira, kuba yiyunga na Cedric na Alice byo bikomeje kuba byagwarana cyane, ntabwo tuzi nimba biraza kuba byakunda. Ese uratekereza biraza kuba byagenda ute? Mwewe wageze hano kuri gicana, icyo tugusaba wowe ni ukuba wadutera inkunga yo kubakanda kuri buta subscribe, ubundi tukajyana mu biganiro byose bari gutegurwa umunsi ku munsi kuri filime yacu Umukirire Wumumillionare. Icyo tugusaba ni ukuba watanga ibitekerezo, ukaba watubwira nawe ukuntu uri kwiyumva kuri filime yacu Umukirire Wumumillionare, ubundi tukajyana mu bikorwa byose bya filime yacu Umukirire Wumumillionare. Kandi icyo usabwa wowe ni uko wakurikirana episode ya 31 kuko igiye kuba yabageraho vuba vuba mu kanya karaza mu masaha ari imbere cyangwa se mu minsi iri imbere. Kandi murabizi ko tubakunda, murabizi ko twebwe ibikorwa byose tukoze umunsi ku munsi arimwe tuba turimo gukora icyo tubasaba muko mwadushikira mu kuba byose tuba turi gutegura umunsi ku munsi, namwe mukaba mwabigiramo uruhare rukomeye cyane, kandi twebwe dusanzwe tuzi ko mudukunda cyane. Rero icyo tubasaba, niba
mushaka kuba mwamenya amakuru yose yerekeye kuri episode 31 reba bakanze kuri buta subscribe hano kuri Think Impact kugira ngo tujyane ibikorwa byose bya filime yacu Umukire Umumillionare. Guys rero ntabatinde murabizi ko rwedati n'amagambo murabizi ko ibikorwa dushira imbere twongere duhurire ku episode kwita filime yacu Umukire Umumillionare. Ndabakunda cyane murabona agaciro hano kuri channel ngiye mwumvuka hano kuri mikoro ni kwa niyo nsenga Venke. Ciao ciao.